nitegereje inyoni zose inyamaswa z'ishamba amafi yose byose ni byawe none Yesu nakwitura iki fasha inanga yanjye iririmbe mutuye ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye fasha inanga yanjye iririmbe mutuye ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye ifeza n'izahabu byose ni byawe iby'igiciro byose ni byawe nibyo dutunze twabihawe nawe none Yesu nakwitura iki fasha inanga yanjye iririmbe mutuye ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye fasha inanga yanjye iririmbe mutuye ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye imirimo yawe Mana iratangaje ibyo wakoreye sinabasha kubirondoramo namenye yuko wishimira umutima umenetse reka nkuririmbe kuko wankoreye byinshi byiza bitarondoreka Hallelujah fasha inanga yanjye iririmbe mutuye ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye tubahaye ikaze turanezerewe kubw'ubukwe bwa Françoise na Benjamin abakristo bacu n'abana bacu tunezejwe no guhura namwe nk'imiryango yombi umuryango wa Benjamin umuryango wa Françoise nagira ngo rero mu kwakirana banze nakire pasiteri Isaïe. Haleluya. Mureke twamujye gusuza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Reka twihuse dusabe Benjamin na Françoise Bagejuru kugira ngo tubabereke nibo batumye turi hano Uwizeyimana Benjamin n'umurerwa Françoise Bagejuru kireba mu bintu tegano kugira ngo murambe ibiganza mu basuhuze niba mubishimye hano abantu bacyafite ubuhamya mu bacyabahamiriza uburyo twabakorera ubukwe umuhango wera w'itorero
niba mubyemera mugiye murambuye ibiganza. Yesu wamugisha. Twihuse dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro. Itangiriro ibice bibiri. Impamvu duhere mu Itangiriro uyu munsi agiye gutangira ikintu gishya. Mbega mu Itangiriro hari kuremwa kw'ibintu byose, uyu munsi Imana yaduhamagaye kugira ngo tureme ikintu gishya. Ibice bibiri umurongo wa 18 aranditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka mwemerere umufashe umukwiriye. Dusimbutse umurongo wa 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticwa arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akakomara yanjye, azita umugore kuko yakuye mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bivuge ngo amen. Mu Itangiriro ibice bibiri aho Imana yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Mbega mu yandi magambo, impamvu uyu munsi Imana itangije umuryango wa Françoise na Benjamin, itangije urugo, nuko Imana yakunze uhereye kera kose. Imana yakunze Benjamin, Imana yakunze Françoise. Ubu kuba mwicaye aho ngaho bingana n'urukundo rw'Imana. Bivuge ngo amen. Haleluya. Benjamin yavukiye mu Burengerazuba, abantu batandukanye wiga. Françoise avukira mu Majyaruguru, iyo ngiyo mufite batandukanye mwanyuze, ariko uyu munsi Imana umuntu wese iramuhamagaye. Benjamin umuhamagaro Imana iri guhamagara rero ni umuhamagaro wo kumenya ko burya ari we Imana yaremye, kandi igashaka ko uzahinduka umuntu wo kuzuza, wo kunezeza, wo kumara iminkanyari Françoise, kuko Françoise uretse agakiza Imana yamuhaye imwiteguye kuzabura ubwami, ubugingo bwawe. Rero umuntu Imana yashyizeho ukwiye kumweza, akamutunganya, akamuboneza, akazamushyira Kristo. Ni Benjamin. Niyo mpamvu nugira imbere y'Imana, Imana izakubaza masters wize, izakubaza Françoise Gris. Haleluya. Benjamin uba witeguye ko Françoise azamurika Kristo, umukiteguye. Françoise nawe ukwiye kumenya ko Imana yaguteguye kugira ngo uzabe umuntu uza kuzuza, uza kungana, uza kunezeza, uza guhindura ubuzima bwa Benjamin neza, buryo Benjamin ahinduka umuntu uzashyikirizwa Kristo, ari umuntu unezerewe, ari umuntu uguwe neza. Igihe kimwe negeze nakira umugabo arambwira ati ariko umugore wanjye afite umugore wanjye atavuga amakosa umugore we, tangira kumbwira intege nke z'umugore we. Namubwira ati rero ikibazo ufite nuko utazi, nuko wananiwe kuba umugabo we, warayisukanya ukajya ikibazo ufite umugore we. Kubera ko kuba umugabo we Imana yaguhamagaye kugira ngo ujye kumufasha muri za ntege nke ziwe. Niba kizifite rero ahubwo wananiwe kuba umugabo, ntabwo Imana yamubaye nk'umumarayika, nk'umuntu izanye utagira intege nke, ahubwo yamuguhaye nk'umuntu ufite intege nke, ariko yaguteguye nk'umuntu wamwuzuza, wamwubaka, wamurenza za ntege nke, agahinduka umuntu muzima Kristo yazanezerewe. Niyo mpamvu Benjamin tubaye Françoise ari umukobwa mwiza, ariko Imana irashaka ko umutunganya kurenzaho kugira ngo ahinduke umuntu uzanezeza Kristo, uzahinduke urugo Imana ibaye ituyemo, isoreza mu gushaka kwayo. Yesu ashimwe cyane. Turashimira ababyeyi ba Benjamin, umuryango we, ababyeyi ba Françoise, umuryango we. Munyereye Benjamin na Françoise muzimana w'imbere yanjye. Benjamin uransezeranya ko uzakurikira ishoye cyose, uko Imana itazavuga ngo rwose my disappointed. Ndababaye ko Benjamin atitaye kuri Françoise, kandi naramuhaye ufite icyizere ko azabura umugabo mwiza. Wabidusezeranya kandi wabidusezeranya koresheje rwose abanyamategeko gusimbiza sinzi nawe bicyane uhakaye. Wabidusezeranya Françoise
basezeranya ko uzakora icyo ushoboye cyose Benjamin akaguka neza, Benjamin katazagira ajya imbere y'Imana asenga arira ababajwe n'umugore yashatse. Yavuze ngo yego. Benjamin ijambo ryatubwiye ko kugira ngo ibyo bigereho ugomba gukunda Françoise, niko Pawulo ugomba kumukunda, kandi urukundo rwe kumukunda rwe kuva mu mutima. Françoise n'umubeshyi azabimenya, n'umubeshyi gukunda azabimenya, nubwo amubwira sheri ariko mu mutima wawe ufite ikindi kintu wibitse azabimenya. Kumukunda urukundo ruvuye mu mutima wawe. Kandi nawe Françoise ugomba kugandukira, ugomba kuba obedience, submission, ugomba kuba umuntu uje kungana, uje gufatanya, uje kuzamurana na Benjamin, uje kumbera umwizerwa. Ijambo ryaje ugomba kumugandukira, ugomba kumugandukira, mugafatikanya, mukagendana muri byose. Mbega ni urukundo ufatikanye na kwa kugandukirana, ibyo nibyo bisubaka wa muryango wanyu, ukaba umuryango mwiza. Benjamin Sparake ubushize kwigisha ke ntabwo ari sheri gusa. Ibyo wize muri ka perfluence rero ngo asange ufite igitabo cy'amategeko, ufite ingingo n'agakoni n'ingingo, atumva kugira ngo yegere asaba iki ABC, akeneye kumubera inshuti, akeneye kumubera inshuti, akeneye kumva icyo umubwira, akeneye kumutega amatwi. Umunsi wo Françoise agukeneyemo umuntu umubwira, umuganiriza, kandi akeneye kumufata nk'umujyanama. Ntabwo umugabo ukwiye kumwinforma, ukwiye kumukonseka mu byo ukora byose, kuko isumusamva she is your spouse, it's a part of your life, ni igice cy'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu mu buzima bwanyu mukwiye kujya inama, mukwiye kumwinforma, aho bari ikintu mugiye gukora, ukwiye kumenya uko umugisha. Uyu munsi ndashaka ko Benjamin wongera kukareba Françoise, ndashaka muri icyo kumureba Françoise mukarebana, kuko ugiye kubabwira kuvuga ijambo ryanyu ry'amahitamo yanyu. Ndashaka ko muhagarara murebana. Mugihagaze gutyo, Benjamin ndashaka ko wiwe Françoise nawe rero Benjamin nabyo umwitegereze. Benjamin ndashaka kuvuga ko uhereye kuri yego yawe y'uyu munsi wa none, amahitamo yawe yose aba arangiye muri Françoise. Amahitamo yawe yose uba ufite mu guhitamo abantu batandukanye, ariko uyu munsi wa none batuzaniye Françoise nawe uba ufite amahitamo y'abantu mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi wa none batuzaniye Benjamin. Yego yanyu uyu munsi wa none ikivuze iravuze ngo we Benjamin inyuma ya Françoise aho ni kugombwa. Niba hari ibintu wumva ukeneye kuzabona mu mugore, niba hari icyo wasabye Imana, niba hari inzozi warotaga, niba hari umunezero washakaga, niba hari amahoro washakaga, uzabishakira muri Françoise, uzabibona. Nutabibona uzabimuhingemo. Nubimwiramo n'ibyeyi ukabona birabumbye rwose, uzamenye ko nubwo bishakaga bitari ibyawe. Ibindi uzajya gushakira ku wundi muntu utari Françoise, uzamenye ko uzabukoze icyaha gikomeye. Uba Françoise, niba hari ikintu wifuzaga mu mugabo, nihagira ikintu kiza kukuzaho ariko kidashaka ko Benjamin akimenya, uzakibwire ko cyatinze kuza. Yewe ntagira n'ushaka kw'imodoka, ariko akavuga ati imodoka n'ushaka kuyiguha, ntabwo Benjamin akwiye kugenda akwiye kugira ngo uhare, uzambwiye ko imodoka batinze kuyigura, bari kuyigura mu myaka 5 ishize. Yego, mbega amahitamo yanyu uyu munsi wa none, kuko usezerana mugiye gusezerana ibyo kubana akaramata, ibyo gutandukana n'ubupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ndakubaza wowe uwizeye Imana Benjamin, ko wemeye kujyana uyu murego Françoise ngakubera umugore mushingira mu itorero.
uzabana nawe umukunda, umurinda, umuba umubabaro, mubyaye, mutabyaye, mukize, mukennye, arwaye, ari muzima, ntabwo uzifuza abandi bagore kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Nibyemera urambure ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamirize imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'imiryango yanyu ndetse n'imbere yanjye ubashyingiye. Yewe ndabyemeye. Tugiye kumva na Françoise muri mikrofone ibitekerezo neza. Ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ndakubaza wowe umurerwa Françoise ko wemeye kujyana n'uyu Uwizeyimana Benjamin ngakubera umugabo uzabana nawe umukunda, umurinda, umukuyakuya, umumara umubabaro, mubyaye, mutabyaye, mukize, mukennye, arwaye, ari muzima, ntabwo uzifuza abandi bagabo kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ubyemera urambure ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamirize imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'imiryango ndetse n'imbere yanjye ubashyingiye. Kongera gushimira Imana. Mbere y'uko barahira iyi ndahiro, reka dusabe noneho Benjamin abanze atwereke Françoise. Yewe Uwizeyimana Benjamin, imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu umurerwa Françoise ambaye umugore, nzabana nawe mukunda, murinda, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye cyangwa tutabyaye, arwaye, ari muzima, ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Yesu azamuka. bagihagaze dusabe abantu bafite impeta zabo kugira ngo bazisane iyi ndahiro barahiye bayihamishe kwambikana impeta. Impeta ni ikimenyetso gifite ubusobanuro bwinshi bukomeye, ariko kandi ikindi impeta ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu muhawe ubutware mu byawe byose. Uyu munsi kwambikana impeta kwabo ni ikimenyetso cy'urukundo, ariko ni ikimenyetso ko buri muntu wese yeguriye bubwiwe n'ibyo atunze byose abyeguriye mugenzi we. Bahamishe irangira bamaze kubagira
kwambikana impeta kandi mbaha uburenganzira bwo kuvuga ijambo ryose abari ku mutima. Icyo ryose ushaka kumubwira uyu munsi mwambika impeta mbaha uburenganzira ukimubwire. Rimwe mwavuganaga abantu batabyumva niba ushaka kubibwira abantu nabo babyumva. yewe Uwizeyimana Benjamin uyu munsi kugeza dutandukanyijwe n'urupfu nzagukunda kandi sinzakubabaza kuko waronse urukundo rutandukanye n'izindi zose nahuye nazo. Nakoze cyane Benjamin turamushimiye. Ndanyora isezerano ryo gusezeranya Françoise Kabwizi. Françoise nawe yambike Benjamin impeta nawe umubwire amagambo ku mutima ushaka kumubwira ngo yisubireho. nzakunda iteka ryose kandi nzakomera umunezero, nzakomera byose kandi nzakora umunezero. Imana izabimfashe. dusengera bene data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'uyu munsi udasanzwe, umunsi mwiza wa Benjamin na Françoise bateraniye imbere y'itorero n'imiryango yombi bahavugira amasezerano akomeye. Ndakwinginze Uwiteka Mana kugira ngo uzabibafashemo, nabo buri umwe wese yabisubiyemo arifuza ko wazabibafashamo. Turasabye kugira ngo uzabibafashemo, ubahe urukundo rukomeye, ubahe Uwiteka Mana kubahana mu bihe byiza by'umunezero. Ntuzagire n'umwe wemera ko yibagirwa undi, mu bihe bikomeye by'umubabaro ntuzagire n'umwe wemera ko yibagirwa undi, ahubwo bahore baziritswe n'umurunga w'urukundo rwawe. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingirwa kwanyu. Uwiteka abaha umugisha abarinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso ye neza, abagire neza, kandi Uwiteka ajya abareba neza abaha amahoro. Yewe Pasiteri Zayi Ndayizeye ukoze umuhango wera, kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'ububasha mpabwa n'itorero rya Pentekote mu Rwanda ADPR, uhereye none nemeje kandi ntangaje ko Uwizeyimana Benjamin abaye umugabo w'umugeni wa Françoise, kandi ko umugeni wa Françoise abaye umugore w'Uwizeyimana Benjamin. Nuko ikimana iteranirije hamwe mu ntaka gitandukanye bikoze mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka. Abagabo n'abagore muri hano muhaguruke kugira ngo tubakire, ariko basezeranye kugira ngo nabo kandi Yesu azabashyigikiye. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Mwami Yesu tumushimiye uyu muryango ubu wubatse wa Benjamin na Françoise, kandi aba bose bari aha n'abandi batabashe kuza hano, abo wakoresha kugira ngo bashyigikire kugeza kuri uyu munsi, ubahe umugisha ubwo dusoje iteraniro ry'ubukwe. Bakoze amen.
sabe n'umwana wanjye murakoze cyane n'umwana wanjye turagushimiye Imana tugomba icyubahiro Imana tugomba ishimwe rya buri munsi niho turi amahoro guhera mu gitondo cy'uyu munsi twabonye ukuboko kwawe kugera kuri uyu mugoroba none tubonye ukuboko kwawe kwiza kubana n'abageni bacu imiryango bakwifuza bageze muri iyi nzu y'ibirori twese turi amahoro nta kintu twabicitse mu cyubahiro amen hanyuma Benjamin yakire tugihagaze mu gahe tugihagaze bwawe Benja bwabo imyaka wari umutegereje ni myinshi Françoise Benja nushaka umunyeshuri w'icumi nanjye simba nkaho utaragize ibyo wateguye byose Françoise nawe ati rero mugabo wanjye ntabwo ari ukukurebera ahubwo kubw'igihango dufitanye ndagira ngo nanjye utsirikire icyaha kandi uhereye none n'iteka ryose muzagenda ubuzima bw'abantu bose bo muri Fuzi lakini jipe moyo, ndivyo Bwana asema. Jipe moyo baba, vumilia mama, kaza mwendo ndugu, Mungu wako anakujali. Songa songa mbele, songa mbele, usikate tamaa, vumilia, Mungu yupo mbele yako. Yelele yelele, yelele yelele, songa 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 mbele, usikate tamaa, vumilia, angalia Mungu mbele yako. Ndugu yangu songa mbele, songa songa, songa mbele, songa mbele. Munyakigega wabiri yaje rwose ikaze rero abana ni basukira gatoye simani cyane numara kuruhuka kigenza urakoze karaza ababyeyi b'abafite umunezero ndaza gusaba no kudasabiriza muhurize ibiganza kubona bashimire reka ushimire aka kanya keza n'ibi byicaro byiza mwaduteguriye bashimire yuko mwanatuzimanye reka muvandimwe Karemera mushimire kanya unyakira wambwiye uti maze nimumva mumaze kuruhuka muraza gufata umwanya mugire icyo mutubwira icyo gihe cyageze nta saha irenzeho nta gihe kibayemo cyo gutegereza umugeni mwasabye
turamubahekera bihabwa umugisha n'abapasiteri babasabira umugisha muri imfura murakarama tubashimiye ibyiza biraha n'igitaramo tuhasanze urujya urugendo rwatugezaga ngaya magenzi yacu kandi nitunaniwe ahubwo turanezerewe imana iramugisha amashyi umuryango wa yosefu uri baravuze ati ibyo twasezeranye igihe cyo kubishyira mu bikorwa ni iki ntabuze menshi bivana n'ibirembo koko ayifura zasezeraniye ngo zigurira kandi umunyarwanda yaravuze ngo umugabo ahindukira mu mubiri kandi ikiranisha dusanzwe tuzi neza ko umuryango wanyu urangaje imbere nawe utagira ibikiranisha ijambo rero wavuze washyize mu Françoise bamutuzaniye twamubonye twamushimiye Benjamin haguruka sinabona uko navuga ngo ndagushimiye uzi neza ko mbese neza neza ko nanjye byasanze tureba ko na Benjamin ureba ko twegera ari byose arakoze cyane ababyeyi ndagira ngo rero Benjamin fate Françoise ukuboko hanyuma utambuke akarema manene gufatanya gusangize ababyeyi things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lit.
turabashimiye cyane kugira ngo twongere kubasuhuza kandi tubashimira ko uyu munsi wabaye umunsi mwiza cyane aho twagize ibihe byiza kuva mu gitondo kugera aka kanya. Twifuje rero gutanga impano y'uko ababyeyi bashyigikiye umugisha kandi n'umugisha niba ari gusaba umugisha mwinshi kuko abana ntacyo nakoze bashyigikira Benjamin bakazana n'umugambi impano urugo rwanyu ruzaba urugendwa muzaba isoko ivura amahoro uzi ubwenge ariko uzarusheho ufate bene neza uhekeya n'ubwenge. ndetse urugo rushyashya tugakomeza kurwubahiriza dusaba kugira ngo ineza yawe imigisha yawe kwaguka guturutse kuri wowe ibyo byose bibe kuri bo ndetse uburinzi bwawe buryo mubana n'abamama nijoro urakoze rero mu izina rya Yesu tubisabye amen.